Ku munsi w'ejo nibwo hagiye hanze video igaragaza bita Miki ari kumwe no bita Regis. Abangaba twarabamenyere mu gihugu cy'u Rwanda binyuze muri cinema, gusa ariko inkuru yabo iratangaje kandi muranayizi neza. Abangaba tuzi ko mu minsi yashize bahoze bari mu rukundo ariko banakorana, gusa ariko baza gutandukana. Rero uyu nguyu bita Miki yahise akundana n'uwo bita Agapromoto. Uyu ni umusore umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda binyuze ku mbuga zitandukanye nka TikTok, afasha abantu batandukanye bafite ibihangano kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo. Uyu musore niwe bahise bajya mu rukundo, gusa ariko nyuma y'igihe kirekire nibwo hagiye hanze video igaragaza uwo bita Miki na Regis bari kumwe. Kimwe mu bintu byongeye kuvugisha abantu, gusa ariko amakuru twaje kumenya nyuma yaho, twaje kumenya yuko ari prank nkuko twabimenyereye bakunda kubivuga, gusa ariko ukuri kuri iriya video nuko ari filime bari bagiye gusohora, bari barimo kuyitegurira kugira ngo abantu bazayihanga amaso ndetse banayikurikirane. Gusa ariko mbere ko twinjira mu nkuru z'uwo bita Regis ndetse na Miki n'uyu musore bita Agapromota, kanda subscribe, usige comment na like, tujye tubana buri munsi ibigano nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi ubisanga ni kuri Philox TV. Shongi uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime. Gusa ariko nkundira twinjirane muri iyi nkuru. Ubundi mbere yuko twinjira muri izi nkuru ndagira ngo nkwibutse bino bintu. Ubundi guturuka mu mwaka wa 2020 nibwo twaje kumenya uwo bita Regis, tumumenya muri filime zitandukanye, gusa ariko twamumenye mu cyo bita comedy, aho yatangiye akinana nawo bita Kiraman ndetse no bita Nyagson. Ho twatagiye kumumenya mu dukomedi dutandukanye, aho yagiye akina mu zo bita Military Love, naho twagiye tumumenya cyane ari kumwe nawo bita Bamanase. Uyu mugabo umunsi ku munsi yagenda gatera imbere, niho yaje gutangira ku giti cye, yatangira gukina icyo twakwita nka filime ze ku giti cye. Nibwo yaje gufungura iyo bita Regis Kit, niho twatangiye kubona video nyinshi zitandukanye ndetse atangira gukundwa cyane n'abantu batangira kumuhanga amaso cyane. Nibwo twaje kumenya yuko umwe mu bakinnyi bakoranye cyane ndetse banagaragaye mu video menshi bari kumwe bita Miki, uyu nguyu byanenze kuba ari umukinnyi, bakaba bari muri rukundo. Ni kimwe mu bintu abantu benshi bagarutse ndetse biranabatungura cyane. Gusa ariko umunsi ku munsi ubwo twagendaga tubona ama video yabo, twaje kubona ko urukundo rwabo ari urwanyarwo. Ni video zitandukanye unyerukiye no kuri YouTube channel uyu nguyu bita Regis, wagenda uzisangaho bagiye bakorana, nkaho yagiye amuha gift y'imodoka n'ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ariko urukundo rw'abangaba ntabwo rwaje gutinda, kuko nyuma yaho nibwo twaje kumenya inkuru ivuga yuko abangaba batakiri mu rukundo. Ni ibintu byavuzwe cyane ndetse binagarukwaho cyane, haba ku bitangazamakuru bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa imbuga nkoranyambaga dukoresha nka TikTok, Facebook cyangwa se Instagram, ndetse nabo ubwabo ku giti cyabo bagiye babigarukaho cyane ku live atandukanye bagiye bakorana na bamwe mu bantu b'ibyamamare mu gihugu cy'u Rwanda, nkaho bita ba Godfather cyangwa se uwo bita Dumba. Ubwabo bateranya amagambo hagati yabo ndetse buri wese agaragaza yuko nta kintu akeneye kundi ndetse n'urukundo rwabo rwarangiye. Gusa ariko bidatinze nibwo twaje kubona inkuru ivuga yuko uwo bita Miki ari mu rukundo n'uwo bita Agapromota, uno musore umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda nk'umupromota ufasha abantu kumenyekanisha ibihangano byabo bitandukanye. Gusa ariko nabo batangiye babishyiraho inkuru zitarizo ndetse banashyiramo ibinyoma byinshi bavuga yuko ari mu byaro. Gusa ariko bidatinze nibwo twaje kumenya ukuri yuko abangaba ari abakunzi ndetse ari couple nshyashya. Nimwe mu bintu abantu benshi bagarutseho ndetse banabivugaho. Abangaba bahise banafungura YouTube channel yabo bayita Agami, mwagiye mubona video nyinshi zagiye zinyuraho zabo bari mu rukundo bagenda bakora ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ariko urukundo rwabo rwagiye rutera imbere umunsi ku munsi. Murabyibuka no mu minsi yashize baherutse gukina diru bari kwamamaza amamodoka, mwarabibonye bari kumwe n'uwo bita Roki Kirabiranye. Ibi ngibi ni ibintu byagiye bigaragaza yuko urukundo rwabo ruri gutera imbere. Gusa ariko bamwe mu bantu bakurikiranira hafi imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda batangiye kuvuga yuko urukundo rwabo rusa nkaho ari scam cyangwa se ari ukubeshya, hari ibindi bibyihishe inyuma. Gusa ariko twe ibyo batwerekaga yuko ari urukundo. Gusa ariko ku munsi w'ejo nibwo haje kujya hanze video yavugishije abantu benshi ndetse inateza impaka zikomeye. Nibwo twaje kubona video irimo uwo bita Afande Regis cyangwa Kapiteni Regis, twamenye kuri ayo mazina binyuze muri filime zitandukanye yagiye agaragaramo ari kumwe n'uyu nguyu bita Miki. Nyuma y'igihe kirekire batakivugana cyangwa se batagihuzwa n'ibijyanye n'urukundo ndetse no gukinana muri filime bisa nkaho byahagaze, nibwo twaje kubona ino video bari kumwe barimo baragaragaza video zimeze nkaho bakundana bari gusomana. Ni kimwe mu bintu abantu benshi bagarutseho cyane, by'umwihariko bakurikirana hafi imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ari urukundo bongeye gusubiramo. Gusa ariko n'abantu babashije kugira ku mbuga zitandukanye z'uwo bita Agapromoto no musore wari uri mu rukundo n'uwo bita Miki, nibwo yagiye posting agira ati love ni scam. Ibi ni ibintu byatunguye abantu cyane ndetse banabigarukaho cyane. Gusa ariko nyuma y'amasaha make nibwo twaje kumenya yuko hagati ya Regis ndetse na Miki atari urukundo rwongeye kubaho, ahubwo ari icyitwa umushinga wa filime wari ugiye kujya hanze. Ubu kugeza kuri uyu munsi icyo bita trailer y'iyo filime yamaze kujya hanze, abantu benshi mwamaze no kuyibona. Gusa ariko iki byishimo mugomba kumenya cy'ukuri nuko iriya filime igiye gusohoka, haba Regis cyangwa uwo bita Miki cyangwa uriya musore bita Agapromota nta ruhare na rumwe bafitemo, ndetse n'amafaranga yashoyemo ntabwo ari ayabo. Twaje kumenya yuko hari umushoramari wiyemeje kubashoramo amafaranga ndetse akanabahuza batitaye ku bibazo bafitanye ku mpande zabo cyangwa se ibijyanye n'imibano yabo, yemera kubashoramo amafaranga kugira ngo hasohoke iriya filime.
gusa ariko nk'uko mwakomeje kubona abanenshi babigarukaho batangiye kuvuga bati ese inkundo zivugwa mu byamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda zose ni ibihuha nka kuriya, ese kubera icyo babitegura? Gusa ariko nawe unkundire tuze guhura muri comment umbwira uti ese ugenda ubona inkundo z'ibyamamare zitandukanye nk'uko bagenda bazigarukaho ndetse n'uburyo zigenda zisenyuka ndetse n'uburyo bashwana bakiyunga. Ibi ni ibintu twagiye tubona kubo bita Titi ndetse n'uwo bita Nyambo ndetse n'abantu benshi babigarutseho cyane bavuga bati izi nkundo umenya bari zo kugira ngo batwike cyangwa babone ibiraka bitandukanye muri uyu mwuga baba bakora. Gusa ariko nyuma y'uko tubonye video trailer iyo film yamaze kujya hanze, gusa ariko byakomeje gutungura abantu kubijyanye n'inkuru y'uwo bita Regis ndetse n'uwo bita Miki n'uyu musore bita agapromota ni byinshi. Murabyuka minsi yashizeho bita Kiramana, umwe mu bagabo bamaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda binyuze muri ziriya filime nahoze nkubwira, ndetse umaze no kugira izina rikomeye kuko amaze kwegukana n'ibihembo byinshi bitandukanye binyuze muri uriya mwuga wo gukina filime akora. Nibwo yaje gutangaza amagambo akomeye kuwo bita Miki. Yavuze ko kugeza kuri uyu munsi wo bita Miki batagikorana, yamaze kumwirukana bitewe n'uburyo yagiye agaragaza agasuzuguro ndetse no kwanga akazi. Ni kenshi ngo yajyaga amuha gahunda yo kugira kuri set kugira ngo bakine, gusa ariko aba bafite gahunda yo kugira saa moya undi akizira mu masaha agana mu masaa 7. Ni kimwe mu bintu byamuteye kumwirukana kugira ngo bitazateza umwuka mubi hagati mu bakinnyi, batazagira ngo hari ikintu gikomeye apanga n'ura mukobwa bita Miki. Gusa ariko nuza kunyirukira kuri Instagram y'aba bombi uraza gusanga mu rwego rwo gupromotinga kiriya gihangano kigiye kujya hanze bakoreye zino prank zose, uraza gusanga ingo bita Kiramana baravuze amagambo akomeye ko bita Miki, nawe ari umwe mu bantu bafashije kugira ngo bagipromotinga. Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese bino bintu biri muri sinema aho bari gufata urukundo rukaba nka hari imbarutso yo kugira ngo bapromotinga ibintu. Nakomeje no kubona ku bandi bantu batandukanye bagiye bagarukaho abasitari bavuga yuko bategura prank kugira ngo bakore ibintu cyangwa se basohora igihangano kugira ngo gikundwe. Hari abatangiye kugaruka ko bita Joyeuse bavuga yuko impamvu yabira byose ari umusore washaka gusohora indirimbo, ndetse benshi banagarutse kuri story yo bita Nzovu bavuga yuko byafashwe ndetse bakora icyo bita prank, bavuga yuko bita Nzovu yaguze imodoka miliyoni 40. Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese bino bintu biri kugenda bizamuka muri entertainment yo mu gihugu cy'u Rwanda ni bwoko ki cyangwa se bigamije iki? Gusa ariko twigarukiye ko bita Regis ndetse n'uwo bita Miki, abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese Miki n'uwo bita Regis baracyakundana cyangwa se Miki n'uyu nguyu bita agapromota? Nkwibutsa yuko hari live nabonye mu gicuku yabaye ku munsi w'ejo mu ijoro igaragaza uwo bita agapromota avuga ati nta munsi n'umwe nigeze nkundana n'uwo bita Miki. Abantu benshi bagakomeza kwibaza bati ese ukuri kw'ibi bintu ni ukuwe? Gusa ariko tutitaye ku bijyanye na prank bari kugenda bakora mu bihangano byabo, ni umwe mu bakobwa bahagaze neza muri sinema mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo ari kwegukana ibihembo bitandukanye ndetse n'uburyo ari kugenda agaragara muri filime ziri kugira abakunzi benshi ndetse zikanarebwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ubu kugeza kuri uyu munsi Miki ni umwe mu bantu bafite abakunzi benshi cyane. Nawe niba ari umukunzi duhuriye muri comment usiga umutima uvuga uti Miki wanjye mushyigikiye gutya. Gusa ariko inkuru yaba ngaba nuko yari iteye cyari kijyanye n'ira video yagiye hanze ku munsi w'ejo, nta by'urukundo birimo ahubwo ni filime bari gutegura kugira ngo ijye hanze. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi trailer yayo ikaba yamaze kujya hanze, twamaze kubona yuko ari filime izaba irimo bita Regis ndetse ikazaba irimo n'ura musore bita agapromota uri kuvuga mu rukundo n'uwo bita Miki. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi nibyo nakubwira, njye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kanda subscribe usige comment like tujye tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime nkuko nabikubwiye, kandi ukeneye kunkurikirana kuri platforms zitandukanye haba Facebook, TikTok, Instagram, hose ni Philox Aime Promoter. Ndagushimiye cyane.